loves TV. Rwanda is watching. Kongeye kubasuhuza tubaha ikaze muri Clouds Tonight n'umwanya makuru mu Kinyarwanda yo kuri uyu wa gatatu tariki 23 Ukuboza 2015. Makuru yacu turaza kugaruka ku nama ya 13 y'umushyikirano muri rusange byayivugiwemo. Umukuru w'igihugu yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kibanze ku bibazo bitandukanye birimo iby'u Burundi n'ibijyanye na manda ya gatatu. Minisiteri y'Ubutabera iratunga agatoki abanyamategeko batagaruza umutungo wa leta yatsindiye mu manza yarezwemo. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Inama y'igihugu y'umushyikirano yabaga ku nshuro ya 13 ikaba yari ifite insanganyamatsiko igira iti guhitamo kw'abanyarwanda niwo musingi w'iterambere n'agaciro by'u Rwanda. Iyi nama yabaye ku matariki ya 21 n'iya 22 Ukuboza uyu mwaka, iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu, intumwa za rubanda, abayobozi b'ingabo na polisi, abanyamadini, abikorera, abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abaturarwanda bose muri rusange. Ku rwego rw'igihugu, iyi nama ya 13 y'umushyikirano yaberaga hano i Kigali, gusa hakaba hari n'izindi site 3 zayunganiraga hirya no hino mu gihugu, arizo site ya Gisagara mu ntara y'Amajyepfo, site ya Burera mu ntara y'Amajyaruguru ndetse na site ya Petit Stade Amahoro yari iteraniyemo urubyiruko rusaga 2500. Izi site zose zikaba zarunguranaga ibitekerezo binyuze mu muhora w'ikoranabuhanga uzwi ku izina rya video conference, aho ushobora kuganira n'umuntu mbona nkubone kandi muri mu duce dutandukanye. Inama y'umushyikirano ikaba ari umwanya abaturarwanda bose muri rusange bungwana ibitekerezo, imbona nkubone n'abayobozi bose b'igihugu kugeza no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bakishimira ibigenda neza ndetse kandi bakanagaragaza n'ibitagenda mu rwego rwo gushakira hamwe umuturambye kandi unogeye buri wese. Mu ijambo risoza y'inama, nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yasezeranyije abanyarwanda iterambere mu nzego zitandukanye. Bimwe mu byatugejejweho hano bigaragaza intambwe imaze guterwa mu bintu byinshi, ibyo twagejejweho na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, guhera kuri gavumenti yaba ikora neza mu rwego rwa Afurika cyangwa ku isi, yaba ahakorerwa uburyo bwo gukora ishoramari n'ubucuruzi ku buryo bworoshye ku rwego rwa Afurika cyangwa urw'isi, yaba mu buryo bwo guteza imbere abaturarwanda n'umwanya wabyo, byaba umutekano, igihugu kikaba nyabagendwa, byaba gufata neza ibidukikije mu mijyi yacu cyangwa no mu gihugu hose, yaba gukoresha ikoranabuhanga, ndetse n'amakuru uko atangwa mu nzego zitandukanye. Ibyo byose twabyumvise. Ni byiza rero, icyo numva twasezeranya nuko tuzakomeza gutera imbere muri ibyo byiza byumvikana, tukagerageza gukemura ibibazo bikiriho tugomba gukemura, kandi tukabikora mu buryo busanzwe nyine abanyarwanda tubikoramo, byatumye tugera no kuri izi ntambwe zishimishije. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati ibi tuzabikorera twebwe ubwacu. But also do more in terms of overcoming challenges in areas where we may not have done well. Ariko nanone
tuzakora cyane mu gukuraho imbogamizi zagaragaye mu byo tutakoze neza cyangwa aho twagiye tunengwa. Ntekereza ko tuzakora neza kurushaho muri utwo duce. Ni isezerano. Ndabasezeranya ko ahagaragaye intege nke si uko tutagerageje, tuzagerageza gukora neza kurushaho. Kandi nzi neza ko abantu bazumva neza ko ibi tubikorera twebwe ubwacu. Ntabwo ari uko hari uwo tugomba gushimisha cyangwa tugomba kumvira ngo kuko hari abagomba kumvirwa. Muzabona iterambere rirushijeho, muzabona inenge nke kurushaho. So you will see more progress. You will see less of what we have been criticized for. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi akaba yarasoje yifuriza abaturarwanda bose muri rusange iminsi mikuru myiza. So finally, may I bring this meeting to a close. Nasoza iyi nama mbifuriza mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. A Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Nyuma y'inama ya 13 y'umushyikirano, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri tariki 22 Ukuboza 2015 bamubaza ibibazo bitandukanye birimo icy'umutekano mu Burundi ndetse n'ikijyanye na manda ya gatatu. Perezida Kagame ku kijyanye n'u Burundi yavuze ko abarundi ubwabo bakwiye kumenya ko ari bo bambere bagomba kuvugutira umuti ikibazo cyabo, bakareka gukomeza kumva ko ikibazo bafite hari undi ugomba kuzakibakemurira. And the moment Burundi don't sort themselves out and think they can blame their problems on other people or expect solutions to come from elsewhere, then that's how things continue to get worse up to this moment. So igihe cyose abarundi badakemuye ibibazo byabo bakumva ko ibibazo bafite babiterwa n'abandi bagategereza ibisubizo biva mu bandi bantu, niko ibintu bikomeza kumera nabi kugeza ubu. Icyo tugomba gukora ubwacu ni ugucunga imipaka yacu no kugabanya ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano wacu. Ari nabyo twakoze. Kubera n'uburyo ibyo bibazo biteye, twagaragaje ko n'izo ngabo zitekerezwa koherezwa mu Burundi u Rwanda rutazabigiramo uruhare. Dufite ingabo dushobora kohereza mu bice bitandukanye by'isi mu kubungabunga amahoro. Hari n'abandi biteguye kurinda igihugu cyacu, gusa ntabwo tuzagaragara muri ibyo bikorwa. We are not going to be part of that. Abajwe niba ibiri kubera mu Burundi ari jenoside, umukuru w'igihugu yavuze ko atari ufata umwanzuro wo guhizina ibiri kubera mu Burundi, gusa ko ikigaragarira buri wese ari uko mu Burundi hari ubwicanyi. Mu Burundi icyo tuzi ni uko abantu bapfa. Kubyita genocide ndibwira ko atari igikwiriye kuba ariyo. Uko imikorere y'isi imeze, uko abantu bakora, ntabwo ijambo ryanjye ku kindi gihugu ariyo ryagenderwaho. Habaho uburyo rero bubaho mu mibanire y'abantu y'ibihugu n'uburyo ibyemezo bifatwa, ku buryo abantu bagera ku rwego rwo kuvuga ngo ahangaha ikiriho kihaba ni ubwicanyi bwakwita uru rwego rwa genocide. So urwo rwego rero ntabwo ari uruhitamo, nta nubwo icyo gisobanuro ari cyo gitanga. Ariko mbajije ngo ariko mu Burundi hari ubwicanyi, nakubwira ngo burahari, kuko ibyo nibigaragarira buri wese. Ariko ibintu bifite ingaruka z'amategeko cyangwa z'ibyemezo bigomba gufatwa atari nanjye bifata, bigira uburyo byemezwamo. Bakaba bavuga bati kuri jye rero numbaza ko ubona hari umutekano muke ku bantu, abantu bapfa, ndetse bamwe bicwa n'abakwiriye kuba babarinda, icyo nakubwira ngo birahari. Ariko iby'uko ari urwego
rwo kurwita genocide ibyo ntabwo ari igihe wabihitamo, at least not now, ntabwo ari ubu ngubu nabyita ntigiye wenda cyareba ibyo ndeba. Inzego zibishinzwe izo zikwiye kuzabigena, niyo byaba ari akarere kagiye kubigena, uvuga ngo akarere gashyiraho uburyo bubyiga bukagera kuri iryo zina ry'igikorwa. Ntabwo byapfa guha umuntu umwe gusa agahaguruka akabyita atyo bikaba bibaye byo. Ku kijyanye na manda ya gatatu, abanyamakuru bifuje kumenya niba nyuma y'aho abanyarwanda batoreye yego ku kigero cyo hejuru, perezida yashimangira niba nawe igisubizo cye ku banyarwanda ari yego mu kongera kwiyamamariza kuyobora u Rwanda, ariko perezida Kagame ababwira ko igihe kigihari akibitekerezaho. So we are ending 2015, we are still in 2015, isn't it? Nubwo bisa nkaho dutangiye umwaka wa 2016, turacyari muri 2015, sibyo? Kandi ibi byose bifite umwanzuro wa nyuma muri 2017. Bityo rero ndacyafite umwanya uhagije, gusa ndagira ngo ibyo bitaduhuza mu byo tugomba gukora. Tuzakomeza kuganira. So we'll see. We'll keep debating. Perezida Kagame asobanura byimbitse ku kijyanye na manda ya gatatu, yavuze ko ikibazo atari manda zamara ku butegetsi kuko yiteguye gukora mu nyungu z'u Rwanda yaba ari ku butegetsi cyangwa atakiburiho. Nkuko abanyamategeko ari bamwe mu bagira uruhare mu kunganira leta gukurikirana no kugaruza umutungo wa leta ahanini uba waranyerejwe na bimwe mu bigo bya leta, Minisiteri y'Ubutabera yongeye kubibutsa ko bagomba kwihuta cyane kugira ngo umutungo wa leta yatsindiye ugaruzwe mu isanduku yayo. Johnston Musinge, Minisitiri w'Ubutabera, avuga ko ubwiyongere bw'imanza mu bigo bya leta ahanini biterwa n'ibigo bimwe na bimwe bitajya bitanga raporo ndetse no kutubahiriza inshingano zo gukurikirana imanza leta iregwamo n'igihe zitsinzwe umutungo wa leta ntugaruzwe. Uvuga ngo ni akazi ka Minisiteri y'Ubutabera gukora recovery, twababuraniye twatsinze, mwatsindiye miliyoni 10 rwose mu karere kose muri minisiteri yose hakaburamo aka unit kaorganize kavuga ngo aya mafaranga turayagaruza dute. Nyamara wabatsinze kabatsinze miliyoni 3, undi 4, undi 5, undi 6, ugasanga harimo abakozi nka 6 bashinzwe kugira gute kuyatanga. Iyo dukoze iryo genzura tusanga abakozi bashinzwe gutanga ibya leta bikuba 3 abashinzwe kubyinjiza. Why? Abanyamategeko rero izo facts, izo analyse turimo dukora nizo zikwiye kubaha ingufu mu kazi kanyu. Iyo mwaratsindiye miliyoni 20 ntimuzizane, kuki udahakanya ko mwishyura 5 mwatsindiye cyangwa 20 cyangwa 10 mwatsindiwe? Kuki utavuga ibi bintu ariko kuki bitagira umunzani bibaho? We wari wabona umucuruzi ukora dépense gusa? Private sector baraha baze kutubwira. Hari umucuruzi wari wabona ukora dépense gusa? Abayavana ikuzimu, abayavana hehe ayo ngaya akorera dépense? Amafaranga araturuna, ariko ntabwo wavana amafaranga mu misoro y'abaturage ukayishyura mu bagutsinze, abo watsinze ntuyazane. Ari amafaranga turimo tubara ararenga miliyari 100. Umusoni Innocent, umwe mu banyamategeko mu karere ka Gakenke, yavuze ko impamvu imanza leta iregwamo ziyongera mu bigo bimwe na bimwe ari uburangare bw'abanyamategeko badakora akazi kabo uko bikwiye cyangwa ngo batange raporo ku gihe, dore ko ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubutabera bwagaragaje ko ibigo 58 mu bigo 107 ari byo byagerageje gutanga ibitekerezo ku igaruzwa ry'umutungo wa leta ndetse no gukurikirana imanza za leta hakiri kare. Yenda akurikije raporo yatanzwe tugenda dutanga ni hakuri iyo mibare, ariko ahanini bishobora guterwa no kudakurikira urubanza ruraburanishijwe
ariko ntukurikiye ruzarangizwa rute cyangwa se ntukurikiye niba rwanasomwe niba rwaciwe. Ibyo byose iyo utabyitayeho ngo bikurikirane nkawe ubigira ibyawe, icyo gihe ikigo kirahahombera, ugasanga ntikinazi ko cyatsinzwe, ahubwo bikamenyekana rwemeza watsinze aje kwishyuza. Ibyo rero urumva nkuko mwabyumviye ibyo yatubwiraga ni ibintu bifatika kandi ahora bitubwira, kandi ababikurikiza nta kibazo bagiye bahura nacyo. Ngira ngo mwabonye nka Gakenke nta hantu higeze igaragara mu bibazo byaba bikururira ibibazo nk'ibyo minisitiri yahoze avuga, ni ukubera gukurikirana kenshi. Ikindi ni ukudakoraborana na mandateri. Buri district cyangwa se buri kigo kiba gifite uburanira intumwa ya leta iburanira cyangwa se ishinzwe akarere runaka bitewe na zone akarere karimo. Hanyuma ndi muri zone iburanira Musanze, ariko iyo mweshanje kenshi exchange zigahoraho, wahura n'ikibazo ugahita umumenyesha, wahura n'ikibazo ukagisha inama, wagisha inama yanditse, wagisha inama kuri telefone, wajya kuri groupe. Icyo gihe bituma uba involved mu kibazo ubwacyo cyabakururira urubanza. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge yakomeje avuga ko hagiye gukomeza gukorwa igenzura ku bigo bya leta bitajya bitanga raporo ku manza zibibarizwamo ndetse n'ibidatanga amakuru ku bushakashatsi bukorwa na Minisiteri y'Ubutabera. Iri genzura rikaba rigamije gukumira inyerezwa ry'umutungo wa leta. Impamvu nyamukuru dukora ibi bintu ni ukurinda umutungo wa leta kwangirika. Prevention of loss of public funds. Amafaranga ya leta 99% agenda anyuze mu masezerano. Leta ntabwo igitanga amafaranga atanyuze mu masezerano. Ngira ngo nta n'igiceri kimwe kigisohoka. Yaba amasezerano mato, yaba amasezerano manini, yaba amasezerano y'ubuhe bwoko. Ayo masezerano ni domaine y'abanyamategeko. Hawundi. Kugira ngo rero tujye tuvuga ngo havutse inyerezwa, havutse ibura, havutse iyibwa, havutse ibikorwa bidatunganye, nabyo bizakomeza bikorwe n'ikinzego zibereyeho, ariko kwirinda dutekereza ko ari inzira nziza. Imibare igaragazwa na Minisiteri y'Ubutabera yerekana ko mu manza 355 leta yaregwagamo yatsinze imanza 232, naho imanza 123 irazitsindwa. Ikigo gishinzwe igenzura rusange cyagaragaje ko amafaranga ataragaruzwa kuva mu mwaka wa 2014 angana na miliyari 126 zanyerejwe mu mishinga 78 ibarizwa mu bigo 27. Aya mafaranga leta yatsindiye ariko ntagaruzwe, akaba ari ku mpuzandengo y'8% by'ingengo y'imari y'umwaka wose. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko abanyamategeko 16 ari bo bategereza ko Minisiteri y'Ubutabera ijya gukurikirana imanza z'ibigo bahagarariye, ariko kandi akarere ka Rusizi, Nyarugenge ndetse n'ikigo gishinzwe ubutaka nibyo biza ku isonga mu kugira imanza nyinshi. Ku musozo w'aya makuru reka tubagezeho iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo. Izina rya ekipe yose yamfashije kugira ngo aya makuru abashe kubageraho, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza n'ibiganiro Clouds TV yabateguriye. Clouds TV. Rwanda is watching.